usanga baramuhaye amazina nka Rusinga, Mikwege, Mpagaramake n'ibindi byose bigaragaza kumupfobya kubera yuko nyine afite ibiro bitari byinshi. Ibiro byinshi inaha cyangwa se mu bindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bifatwa nk'aho ari ibintu byiza, nyamara niyo nzira ya mbere iganisha ku buzima bubi. Ndetse kandi umubyibuho ukabije nawe uganisha mu ndwara zitwa indwara z'iterambere. Izo ndwara zirimo diyabete, kanseri, indwara z'umutima ndetse n'izindi ndwara zose zitandura. Mu bihugu byateye imbere kandi izi ndwara nazo zikomeza kugenda ziganza. Uyu munsi wa tariki 4 z'ukwezi kwa gatatu ni umunsi wo kuzirikana iki kibazo cy'umubyibuho ukabije kinakomoka izo ndwara nyinshi zishyira ubuzima mu kaga ndetse buri mwaka zigatwara ubuzima bwa benshi. Urugero nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu mwaka w'1962 umubyibuho ukabije wari ufite abaturage bajya ku 13% kujya mu mwaka w'2022 40% by'abaturage bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bafite ikibazo cy'umubyibuho ukabije. Nyamara ubushakashatsi mu buzima kuva mu myaka mbere y'ivuka rya Yezu Kristo byagiye bugaragaza yuko diyabete ndetse n'umubyibuho ukabije bifitanye isano ya bugufi. Umubazi w'umuhinde mu mwaka 550 mbere y'ivuka rya Yezu witwa Shruta arazwi cyane mu mateka y'abahinde mu buvuzi, yagaragaje yuko diyabete ndetse n'umubyibuho ukabije bifitanye isano ya bugufi bitewe n'abarwayi yahoraga yakira. Abantu ngo basabwa kwiga kutanezezwa no kongera ibiro igihe ikiro cyose kiyongereye kuri uwo rusanganywe, ukanza ukamenya niba ari ikiro cy'ingirakamaro cyangwa se niba ari ikiro kije kuguteza ibibazo. Abantu benshi ngo bakibona udufaranga mu minsi yabo ya mbere, ikintu kibabaho cya mbere ni ukurya bidafite umurongo, bakarya ibintu byose babonye hanyuma barangiza bakabyibuha koko, abandi bagatangira kuvuga ko bagize ubuzima bwiza kandi ahubwo ngo bari kugana mu cyobo cy'urupfu. Ngo ni icyobo nyine kibayikururira kujya mu zindi ndwara. Ngo mbere ya byose banza kumenya icyitwa BMI yawe cyangwa se body mass index. Banza umenye uko indeshyo yawe n'ibiro byawe bikwiye kuba bingana, niba bihura cyangwa se niba waramaze kurenga igipimo, bituma ubasha kumenya niba buri kiro cyose wongeraho ari ingirakamaro cyangwa se niba ari ikiro kije kukwicira ubuzima. Ikindi kandi ngo uva mu kigare cyangwa ufite imyumvire mibi cyuko kubyibuha ari ibintu byiza, uve mu myumvire ya kera yuko umuntu ubyibushye ari umuntu umeze neza, ndetse kandi kubyo bisobanuye ubukire. Bishobora kuba bisobanuye ubukire koko bwo muri iyo minsi, ariko bikaba ari ubiganisha ku rupfu rwo mu minsi iri imbere. Tangira kandi ngo wihatire kurya ibiryo byiganjemo imboga n'imbuto byibura 5 cyangwa 6 ku munsi. Wirire imbuto n'imboga. Ngo uvana mu biribwa byawe ibiryo bikomoka mu nganda cyangwa se ubigabanye, ujye wirira ibiryo cyane cyane bisaruwe mu mirima bikiri bishyashya. Gerageza kandi ngo ukore iminota 30 y'imyitozo ngororamubiri buri munsi. Ibi abantu bonyine babishobora ngo ni abantu bo mu cyaro, kubera ko bagendesha amaguru mu bikorwa byinshi baberekezamo, haba ku mirimo bajya guhinga cyangwa se wenda bajya ku mirimo itandukanye, kimwe n'abanyeshuri bo mu byaro nyine bajya kwiga ahantu hatari hafi yabo. Abangu nibo bashaka gukora ibyo bintu gusa, mu gihe mu mujyi bo ari ugusohoka mu nzu winjira mu modoka, bikanahita bibisano iyo wa mubyibuho ukabije unaganisha kuri za ndwara z'iterambere. Ngo rekera kugenda n'imodoka buri munsi, rimwe na rimwe nazinduka ugende n'ibirenge. Uyu munsi ngo ni mu minsi y'ingenzi ikwiye kwizizwa bikomeye n'isi yose kandi bakawitaho. Izi ndwara zose zikomeye zikomoka kuri uyu mubyibuho ngo zinaganisha cyane cyane ku rupfu rwa benshi ndetse no kuri za kanseri. Urugero ngo abagore by'umwihariko bafite umubyibuho ukabije hirya no hino ku isi hose mu bushakashatsi bwakozwe, bose ngo bafite ibyago byo kwibasirwa na kanseri y'ibere. Ubushakashatsi kandi bwagaragaje ko byibura abantu bagera ku 300 buri mwaka bapfa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazize umubyibuho ukabije n'ibibazo bikomokaho. Igipimo cy'umubyibuho ukabije kandi unaganisha kuri izo ndwara zikabije no komeza kuzamuka buri mwaka. Abantu bagera kuri 40% muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bose bari hejuru y'imyaka 20 bose bafite umubyibuho ukabije, ndetse igiciro cyo kubitaho byibura buri mwaka gitwara saga miliyari 300 z'amadolari y'Amerika buri mwaka. Ndetse kandi gumaze ku kibazo cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo kubera yuko bafata abantu bafite umubyibuho ukabije nk'ari abantu nyine babiterwa n'ubunebwe. Abakoresha benshi ngo ntibagishaka guha akazi abantu bafite umubyibuho ukabije, ndetse kandi abana benshi bafite umubyibuho ukabije bahura n'ikibazo cyo guhabwa akato ndetse no kunengwa nk'abantu bari badatekereza. Ibi byabaye ngo uburyo bumwe bwadutse bwo guha abantu akato mu ndwara nyinshi kandi z'umwihariko zibasira aba bana bitwa abana bo mu bakire cyangwa se abana bo mu buzima bwiza. Usanga harimo indwara z'uko amaraso adatembera neza, nabyo bibyara indwara z'umutima. Abandi benshi usanga bafite indwara z'ubuhumekero, ugasanga umwana w'imyaka mikeya batangiye kumuha ka pompe bamupompa kubera nyine atabasha guhumeka neza. Umubyibuho ukabije ugakomokaho izindi ndwara zimize funga ibihaha kubera guhumeka nabi. Reka tugaruke mu Rwanda. Mu Rwanda igipimo cy'abantu bafite umubyibuho ukabije cyangwa se ibirenze ibikenewe cyarazamutse cyane, kiragenda kizamuka nuko igihugu gitera imbere. Mu mwaka wa 2013 abantu bajya ku 14% nibo bari bafite ikibazo cy'umubyibuho ukabije. Nyuma mu mwaka wa 2022 igipimo cyarazamutse bajya ku 18.6. Ibi biri mu bushakashatsi mu mwaka wa 2022 bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima RBC. Uko iterambere ryihuta nuko hano komeza kuzamura ubukungu, ko igihugu gikomeza kubaka ibikorwa remezo bidufasha kugenda byoroshye. Uko aboneka imodoka nyinshi zikora mu mihanda yose, ni nako nyine ikibazo cy'umubyibuho ukabije gikomeza kwiyongera. Ndetse kandi ngo ababyeyi benshi iyo bagiye gupfunyikira abana ku ishuri kubera ko babaye abanebwe batagishaka kubyuka bategura amafunguro mu gitondo, usanga bapfunyikira ibintu byiganjemo amasukari byo mu nganda, bakanabapfunyikira imigati n'ibintu
byose bikoze mu ifarini byanyuze mu nganda, ibi byose ngo byongera karori, ugasanga zo bakoresha n'izo barya ntaho bihuriye, cyangwa se barya izo karori ariko ntago bazikoresha imyitozo ngororamubiri by'ubura ngo zive mu mubiri wabo, hanyuma ugasanga abana bose barabyibushye. Ndetse kandi kubera uburyohe buba muri ibyo bintu bikorerwa mu nganda, abana benshi nabo usanga ari byo bikundira, iyo ababyeyi batari bapimiye cyangwa se ngo babibagenere uko bikwiriye. Abana benshi nyine nuko bisanga mu kaga ko kugira umubyibuho ukabije. Kurya no kongeraho ikiro ni ibintu byoroshye kubera ko kurya biraryoha, aho kugira ngo uzakore umwitozo ngororamubiri uzatuma cya kiro ubasha kukivanaho, nabyo ngo bishobora kuzakubiza icyuya. Ugasabwa gutekereza kabiri, kujya ugatekereza ku buzima bwawe, nutangira kumva utibasha umenye ko ubwo nyine ubuzima bwawe buri kujya mu kaga. Igihugu kiratera imbere, tukwiye guterana imbere nacyo, cyane cyane ariko by'umwihariko mu myumvire, tukamenya yuko kubyibuha atari igisobanuro cy'ubukire cyangwa se igisobanuro cyo kumera neza, ahubwo tukamenya yuko kuba umuntu ameze neza ari uko ibiro bye bihura n'indeshyo ye, kandi rwose nta gisebo kirimo kuba utarabyibushye, nta naho bihuriye no kuba warabonye amafaranga, kuko abantu benshi bafite amafaranga batabyibushye nk'uko kwawe. Tekereza kabiri. Nitwa Gatete Rafiki, mugire umunsi mwiza.